nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwe na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ngarutse nanone kugira ngo twongere dukore, navuga nk'iriburiro, intangiriro isobanura agaciro k'amasengesho 15 nabasezeranyije ko nzabaganirizaho nkanashyira mu kiganiro, kugira ngo wenda mu gutangira kwimenyereza cyangwa se ubona amasaha agufatiyeho agufasha ukiri ku rugendo ube wabyumva ugenda usengane nanjye, usengane n'iryo jwi nyine rizaba riri recorded, ushobora kumva kuri telefone yawe, kuko iki kintu turimo hari igihe kwicara umunsi wose gushiraho rwose uticaye, ariko iyo ufite ahantu ushobora kubyumva mukagendana mugasengana, birashoboka ko umwaka washira udasibye na rimwe. Rero ngiye kubabwira amabwiriza ya Papa Pio wa 9 n'amasezerano ya Nyagasani ajyanye n'aya masengesho 15 ya Mutagatifu Brigitte w'Isuwede. Aya masengesho yavangwe mu gitabo cyandikiwe i Toulouse ni mu Faransa mu mwaka w'1740, yatangajwe na Padiri Adrien Parvillier wo muryango wa Compagnie de Jésus cyangwa se abayezuiti. Akaba ari umwegeza butumwa wari waroherejwe na Papa ku butagatifu Yerusalemu, afite icyemezo, uburenganzira n'amabwiriza byo kuyakwirakwiza. Papa Pio wa 9 yamaze kumenyeshwa ayo masengesho, ayemeza kwa 3 Gicurasi 1862, asanze ari amanyakuri kandi yagira akamaro roho z'abantu, yagira akamaro kanini roho z'abantu. Ayo masengesho rero afite amasezerano ya Nyagasani Yezu. Ayo masezerano n'ayangaya. Nkuko Mutagatifu Brigitte yari amaze igihe kinini cyane yifuza kumenya inshuro Nyagasani Yezu yakubiswe mu gihe cy'ibabara rye, umunsi umwe yaramubonekera aramubwira ati, nakubiswe inshuro 5480. Niba ushaka kugira uburyo bwihariye bwo kuzubaha, uzajya uvuga dawe uri mu ijuru 15, ndakuramutsa Mariya 15, n'andi masengesho akurikira nuko arayamwigisha mu gihe cy'umwaka wose. Nurangiza umwaka uzaba wubashye buri gikomere nagize. Hanyuma yongeraho ko umuntu wese uzavuga ayo masengesho umwaka wose, mutega amatwi neza, azakura muri purgatori roho 15 zo mu bamukomokaho cyangwa mu bo akomokaho, abantu 15 b'intungane mu bamukomokaho cyangwa mu bo akomokaho bazakomezwa mu butungane no mu buziranenge, n'abanyabyaha 15 bo mu bamukomokaho cyangwa akomokaho bicuze. Uzavuga aya masengesho azashyikira urwego rwa mbere rw'ubutunganiramana, kandi iminsi 15 mbere yo gupfa kwe nzamuha umubiri wanjye uhebuje kugira ngo umukize inzara y'iteka. Nzamuha amaraso yanjye ahebujeho ikinyobwa kugira ngo atazagira inyota idashira, kandi iminsi 15 mbere yo gupfa kwe azagira ukwicuza gukomeye, yumva ububi bw'ibyaha bye kandi abimenye byose uko byakabaye. Nzashyira imbere ye ikimenyetso cy'umusaraba wanjye watsinze kugira ngo umutabare kandi umurinde imitego y'ababishabe. Mbere y'urupfu rwe nzazana n'umubyeyi wanjye nkunda byahebuje, nakirana ubwuzu roho ye, nyijyane mu byishimo by'iteka. Kandi ninyihageza nyihe umwihariko wo kunywa ku isoko y'ubumana bwanjye. Ibyo sinzabikorera utazaba yaravuze aya masengesho. Uzavuga aya masengesho
yizera adashidikanya ko azashyirwa mu rugaga rw'ikirenga rw'abamarayika, kandi uzigisha undi aya masengesho, ibyishimo bye n'ingororano ze ntibizashira, ahubwo bizaguma uko byakabaye kandi bizahoreho iteka ryose. Ahazavugirwa aya masengesho, Imana izaba ihari n'inema zayo zose. Bavandimwe, ayo masengesho njyewe ubuhamya nabaha nuko igihe nayavuze wenda hari ibindi umuntu atabona, hari guhinduka k'umutima w'umuntu, hari igihe utabibona. Ariko igitangaza kimwe cyabaye, mu muryango wanjye hari umuntu wari ufite ubumuga, yagize ikibazo, arwara iriya ndwara ni mugiga, meningite. Hanyuma ubwenge bwe ubona ko butuzuye, wamaze kuba umukecuru. Rero mu mikurire ye yari yaranze kubatizwa, n'ibintu byo gusenga ukabona ntabikozwa. Ariko nyuma ndangije n'amasengesho, igitangaza cyabayeho nuko ngo bagiye kubona akabona uturimo dukora, aririmba indirimbo ajya bimva kuri Radio Maria, akumva akicara agakora ikintu cy'umusaraba agasenga. Bukeye yabwira abo mu rugo ati ndamuzi n'ibintu nshaka kubatizwa. Nuko rero bamwigisha amasengesho y'ibanze, baramutegura, gatesheza urugendo rwe rw'umwigishwa ntabwo rwatinze, kuko nyine urumva bari kiliziya ireba no kumeze no kuhagaze. Ntabwo kwemera cyangwa se ibimenyetso by'ukwemera bamushakagaho ntabwo ari bihambaye. Bamwigisha iby'ibanze ashobora gufata akabyakira, nuko arabatizwa, ubu ni umukristo. Njye rero rwose icyo kimenyetso cya mbere, ikimenyetso cy'uko niba uyu nguyu byaramubayeho bikagaragara agabwa batisimu, yari umuryango wanjye utarabatijwe, bivuga ko nazigize amasezerano yandi ari muri aka gatabo ako ayamaze kubabwira. Aka gatabo nimujya kukagura muzasanga kameze gatya, hari ishusho ya Yezu ufite ikamba ry'amahwa. Ntabwo mwayibona, hari ngira ngo ni ishusho yagiye ifotorwa kenshi, ntabwo igaragara cyane, ariko ni ukuvuga ngo aya masezerano rwose niyo. N'ibindi wenda niba ibyo byarabaye byo nkabyibonera, ni nk'ikimenyetso nyagasani nashatse kunyereka yuko n'ibindi bikubiyemo, roho zagiye mu ijuru se, zari muri purgatori, abantu bakomejwe mu kwemera se, ibyo byose ni ukuri, ni amanyakuri. Ubwo rero twitegure maze tuzakorane uru rugendo rw'amasengesho 15 umwaka wose. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.